hari inkuru ushobora kubwirwa umutima ugahinduka ugasanga n'ibyo watekerezaga birahagaze, ariko turashima Imana yuko kugeza isaha nta nkuru mbi turumva, kandi atari uko umwanzi yakuweho, ahubwo ari uko Imana ikingiye, izina ryayo rihimbazwe. Ndatekereza ko ubu ariko ndabona hakibura icyigisho kimwe, icy'ejo mu gitondo. Icyigisho cy'ejo mu gitondo mwibwiraga ko tugiye gusoza igice cya mbere cy'ibyigisho. Ibyigisho birimo ibice bibiri nubwo ari icyigisho kimwe. Sinzi rero niba mwaba mwibuka ibyigisho uko byagiye bikurikirana. Hari uwaba yibuka icyigisho cya mbere uko cyitwaga? Twabonye yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ikindi kandi ngo ni iki? Ni inkota. Inkota ikaba nta kindi imaze cyane uretse kurinda iby'agaciro. Kurinda iby'agaciro. Inkota ariyo ijambo ry'Imana rishobora gutandukanya umwijima n'iki? N'umucyo. Ikindi kandi rishobora kuvana umuntu mu mwijima rikamugeza mu mucyo, kugeza n'igihe wa mucyo ubwawo uzaza ukajya mu mutima w'umuntu, umuntu nawe agahinduka umucyo, nawe agahinduka isoko y'umucyo. Ariyo twabonye yuko ashobora kuba umunyu cyangwa se akaba iki? Umucyo. Nyamara kandi ijambo ry'Imana turikoresheje twabonye yuko abantu barimo ibice bibiri. Hari abantu bari mu butware bw'umwijima. Abo bantu ari nabo icyigisho cya mu gitondo cyasaga nkaho kivugaho cyane, kibabwira amaherezo yabo. Twabonye ko ari iki? Ubundi hatabayeho impinduka imwe ariyo yo kwihana, naho ubundi amaherezo yabo ni iki? Ni urupfu. Niko twabibonye. Ni ukurimbuka, cyane ko ari ijambo Yesu yavuze inshuro ebyiri zose, avuga ati ndababwiza ukuri yuko mutihanye namwe muzagenda muzarimbuka mutyo. Yongera yisubiramo ati ndababwiza ukuri nimutihana namwe muzarimbuka mutyo mwese. Nyamara kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko utavutse ubwa kabiri adashobora kugenda gute? Ubona ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko uko twavutse bwa mbere ni kubi gusa. Biriya biri mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 18 gukomeza. Uko twavutse bwa mbere twavukanye kamere, kandi ijambo ry'Imana rikavuga yuko umutima wa kamere utanezeza iki? Imana. Ijuru ry'Imana rero ntabwo dushobora kwikandagiramo tukiri aba kamere gutyo. Ari nayo mpamvu Imana yateganyije yuko igomba gutuma abantu ikababwira iti nimutihana namwe muzagenda gute? Muzarimbuka. Ushobora kwibaza ute se muri ibyo bintu bireba umuntu Imana ihagaze muri urwo ruhande? Ese irashaka ko turimbuka cyangwa irashaka ko ubwo ntawahita abwira isomo nari ngiye gusoma Yohana 3:15. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ntabwo yifuje ko bagenda barimo, ahubwo we yabaciriye irembo kugira ngo ubishaka arinyuremo abone kugenda gute? Gukiza. Kuko yo ubwayo yababajwe n'ibintu byaguye ku muntu yiremeye. Ari nayo mpamvu umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi uravuga ngo Imana ifite umugambi wo gukiza umuntu. Imana ifite umugambi wo kudukiza.
uwo mugambi ukubiye mu kintu cyitwa inama y'agakiza. Ntabwo ariyo turi bujyemo ngo tuvuge uko byagenze ziko mwese mubizi, ahubwo turatoramo ingingo zimwe na zimwe zayo kugira ngo twumve igiteganyijwe muri iyo nama y'agakiza, ndetse twumve icyo Imana ibitekerezaho, irashaka iki, ndetse imbere y'icyo kibazo cyatugezeho yo yabyitwaye neza. Turabanza turebe isomo rya mbere. Sanga muri mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 36 turasoma umurongo wa 25. Haranditse ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, bashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Aha ngaha hari isezerano ry'Imana rivuga yuko abantu yiremeye bo ubwabo bafite umutima wo kwishaka, byanze bikunze izabanyanyagizaho iki? Amazi. Kuko imitima yacu yabaye nk'urutare, izabanyanyagizaho amazi kugira ngo imitima yabo ibashe kugenda gute? Koroha. Maze muzatungana, mbakuremo imyanda yanyu yose. Aha ngaha ni ukuhatindaho gatoya. Ntabwo Imana izatwemera uko turi, tuvuge ngo bivuge ngo ubwo nta kundi nabigenza, ngibyaye ikibazo bigenda gute? Birakigata. Oya, ahubwo ifite umugambi wo kutwishyira ya myanda ntayigenje gute? Ntayiturimo. Irabanza itwakire, nimara kutwakira hanyuma itwezemo yaki ya myanda yacu yose, nirangiza ibone kutwishyira. Kuko Imana ni yera, n'abayisenga nabo bagomba kuba ari iki? Ari abera. Abayitirirwa bose bagomba kuba basa nayo. Noneho rero ngo maze muzatungana, bavanemo imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Ni ukuvuga ko n'ibyo twashyiraga imbere byose kubirutisha Imana byose, Imana izaduha imbaraga zo kubireka ndetse no kubigendera kure. Mbashyiremo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Ni ukuvuga yuko n'imiterere yacu Imana izagenza gute? Izayihindura. N'umutima wacu izawuhindura, iduhe umutima mushyashya. Iri somo ni ukuririka kuko riraza gusimbura rya rindi nababwiye ku isabato riri muri Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 24. Aha noneho iryo dufite ni iri ngiri riri muri Zefaniya, igitabo Zefaniya igice cya 3 ku murongo wa 17. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, uzaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezerwa kandi igenza gute? Iririmba. Ni ukuvuga yuko Imana nayo igenza gute? Iraririmba. Iyo ibonye umuntu wayo amaze gutungana birayinezeza, hanyuma ikagenza gute? Ikaririmba. Ni ukuvuga ngo isabato ibigenze gute?
ibisohoye. Ahangaha rero aho Imana yaruhiye kuzahana abakebwe batakebwe ku mutima, noneho muri uyu mugoroba iravuga iti ibyo byose biramutse bigezweho Imana irishima ikakunezerwa bitewe n'uko iba iri muri wowe, ndetse ibinezaneza byayo ikayitera no kugenda gute no kuririmba. Ahangaha ni igitangaza kubona Imana yivuga mu marangamutima nk'aya kimuntu. Umuntu niwe wishima akaririmba, sibyo? Ariko n'Imana nayo yerekana yuko iki gikorwa kiramutse kibaye ikabasha gutura muri wowe imbere, igikurikiraho ni ukwishima, ndetse yarangiza ikagenda gute ikanaririmba. Tugarutse rero kuri iriya somo ryo muri Ezekiyeli 3:6 ku murongo wa 25. Ezekiyeli 3:6 ku murongo wa 26. Icyo gihe ni igihe Imana izaba yabonye yuko ubwoko bwayo bwamaze gushyikira umutima mushya. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, umutima ushobora kubaha Imana. Ni ukuvuga ko niba umwuka wacu ushoboye guhinduka ndetse n'umutima ugashobora guhinduka, ubwo tuzaba twahindutse rwose mu bigaragara. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ngomba kuzihererana ngo ibyo ngibyo ngo bimenywe nanjye n'Imana yanjye gusa, oya, ahubwo nawe ntuye bazaba babitangariye bibaza icyambayeho. Ndetse ku murongo wa 26:7, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mukomeza n'amategeko yanjye mukayashoboza. Ni ukuvuga yuko amategeko y'Imana ntabwo izaba ikiri inyigisho twigishwa mu materaniro. Ntabwo amategeko y'Imana azaba akiri umugozi umboshye. Hari abantu benshi bifuza gukora ibyaha ariko bakabibuzwa n'uko bazi neza yuko ukora ibyo bintu azagenda gute azahemuka. Ukaba ufite icyifuzo cyo gusambana ariko ukabireka bitewe n'uko uramutse ubikoze wazagenda gute wazahemuka. Muntu w'Imana ntabwo ubiretse bitewe n'urukundo ukunda Imana, ahubwo ubiretse bitewe n'uko wazagenda gute wazahemuka. Ni igihano kiri hariya gituma utagenda gute utabikora. Mu yandi magambo rero, ntabwo uri imbata y'Imana ahubwo uri imbata y'iki y'amategeko. Amategeko niyo agukoza hirya no hino. Uwakurekura gatoya akayakuraho wagenda gute wabikora. Ari niyo mpamvu birivuga ngo reka tubirebe mu Magalatiya ngo havumwe umuntu wese wiringira imirimo itegetswe amategeko. Ndumva iryo somo rivuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko n'ibivume. Yes, nuko ngo sibyo. Kubw'ibyo rero uwo mugaragu w'amategeko akoza hirya no hino, wanga gukora ibyaha bitewe n'uko amategeko abibuza, uwo nguwo ni iki? Ni ikivume. Ibyaba byiza ni uko utaba imbata y'amategeko, ahubwo wabaturwa kuki? Ku mategeko. Amategeko icyo akubaza agasanga ni kamere yawe, sibyo? Agasanga ni kamere yawe. Ntabwo ureka kwiba bitewe n'uko amategeko abibuza, ureka kwiba bitewe n'uko ubwo bushake bwo kwiba wagenze gute warabusezereye ntabwo bikikubamo. Aha rero iyo bivuze gutya benshi bibaza yuko ari umugani, kandi nta mugayo, bitewe n'uko turemye mu nyama n'amaraso bihora bihengamiye ku cyaha. Akenshi iyo tuvuze abantu bamaze kutuza Imana mu mitima yabo bateye batyo, tubyumva nk'umugani, kandi koko biranumvikana. Ntabwo umuntu ashobora kugusaba gutekereza ahantu utazi guhumva. Iyo umuntu avuze ahantu utazi wowe utekereza aho wagenze gute, aho wabonye. Nk'ubu umuntu avuze i Kigali, umuntu utaragera i Kigali wageze mu Kabuga gusa ahita yumva Kigali hameze nk'ahera nko mu Kabuga. Nuko rero bigenda iyo umuntu avuze iby'ubuzima budatwarwa n'amategeko, umuntu ahita yiyumvira bwa buzima bwo gutwarwa n'amategeko.
aho udakora ibyaha bitewe n'uko uzi neza yuko uramutse ubikoze itorero ryagushyira hehe mu mugayo ukaba uri ku kiboko cy'amategeko. Nyamara Imana yo irashaka yuko ituremamo umutima mushya wanditseho iki? Amategeko yayo, ku buryo amategeko yayo ahinduka zimwe mu ngingo zigenje gute zitugize, aho utagomba gutekereza, aho kandi hari n'ibihamya rwose umuntu yashingiraho biri hafi, umuntu ashobora kubona akaba yavuga ati ibi bintu koko Imana ivuga birashoboka. Guhera muri urugero rw'ikubaha, guhera muri 99 gusubiza inyuma, nari gukunda inzoga n'urwagwa, kandi inzoga ntanyoye uretse izitaba na kanyanga narayinyoye, narayinyoye, nari mfite tante tubana uzikunda cyane, nacuruje akabari inzoga zibaho, urwagwa n'itabi nararinyoye, ntaryo sinababwiye, n'itabi nararinyoye. Yego ryo ntabwo narinyoye nk'ingeso, ahubwo narinyoye mu gushaka kumenya icyo abanywa itabi baba bashakamo. Nanyoye ipaki y'intore yose ndayirangiza, numvise nta kirimo mukakireka ntabwo nongeye kureka. Ariko uyu munsi ngira ngo niyo wazana inzoga ukaziteka iruhande rw'aho ryama, mu mutima wanjye rwose nta bushake burimo bwo kunywa inzoga. Icyo nicyo mpereyeho, nzi neza ko namaruka abantu badaherutse inzoga bayizi, nibaza yuko inzoga atari umutwaro wikoreye. Ndabeshya? Ubu wajya hari ukarara udasinzira ngo babanza inyota yarije ngo ndashaka inzoga, ngo ariko nyinyoye mu itorero ryagenza gute ryaca. Oya, nibaza yuko ngo utakiri umutwaro, nubwo bamwe muri mwe ukiri iki, ukiri umutwaro. Kubw'ibyo rero, niba nari umuntu w'inzoga nkasinda ndetse nkanarwana, benshi muri mwebwe hari abantu bazi inzoga barahari. Ariko uyu munsi nibaza yuko uwazana jewe w'icyo gihe ukazana na jewe guhera muri 99, ngira ngo bahita ubona ikinyuranye. Ndabeshya? Bahita ubona ahantu dutandukanye. None se niba icyo gishoboka ikaba n'intambwe natangira ubuhamya, kubera iki ibindi byo bidashobora gukorwa? Aha rero Imana kubivuga ngo izaduha umutima wanditseho amategeko yayo ntabwo ari ikinyoma. Ndetse mu gitondo hari isomo twasomaga mu bitagaragara byayo, yaremye ngo nibyo izatanga umugabo mu gihe izabiciraho iteka abaje kugenza gute kuyumvira. Nk'umudivantiste waheze kuri ako kantu zakubaza tuhajya inzoga kuba yiretse bigashoboka ikanakuvamo rwose, wasubiza iki? Wasubiza iki impamvu izindi ngeso zanze? Aha rero ijambo ry'Imana rivuga rityo ntabwo riba ribeshya. Izaduha umutima mushya, kandi umutima wanditseho iki? Amategeko yayo. Umuntu uri mu cyanya cya Satani ndetse usa nkaho wihebye, Imana hari icyo ivuga. Itangiriro igice cya 3 ni isomo rizwi cyane. Hari ubutumwa bwiza kuri uwo muntu. Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 15. Aha mwese muhazi igitekerezo cyangwa se amateka, kaneza ibyita igitekerezo, hari n'ababyita imigani. Igitabo sinzi impamvu abantu benshi bakirwanya ndetse n'ababa mu iyobokamana, ariko buriya biterwa n'ingingo zikomeye zikibamo. Hari igihe bigeze kumvikana ngo bakivane muri Bibiliya. Murongo wa 15,
nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa iki? Agatsinsino. Hariya rero benshi batinda kuri uyu murongo baba bashaka kumva inkuru ya Yesu ngo ugenda gute uvugwamo, ndetse ngo ari we uzaba urubyaro rw'iki? Rw'umugore. Ariko njyewe ndashaka ko hari ikindi dutekerezaho hariya, icyo Imana yari ibwiye uyu mugabo. Muzirikane yuko mbere ho gatoya inzoka yaraje, shitani yaraje yishushanyije mu nzoka, araza asanga ndetse ajya mu giti cyabuzanijwe. Nubwo abatondekanya ngo amakosa yakozwe na Eva kugira ngo agere ku gushukwa, bagashyiramo n'ikosa ryo kuvuga ngo yatinze iruhande rw'igiti cyabuzanijwe, ariko ngira ngo uramutse usomye igitabo cyitwa Preneze Christ ugasoma ku cyigisho cyitwa Kugwa k'umuntu, usanga Eva we ubwe nta ruhare yigeze agira mu gutinda iruhande rw'icyo giti, ahubwo usanga we ngo yaribonye asigaye wenyine iruhande rw'icyo giti. Ndetse ngo abamarayika b'Imana mbere ngo bajyaga babigisha ngo bakababwira iby'umushukanyi wigometse, ngo kuko bari bazi neza yuko igihe kimwe bazagezwa imbere y'umushukanyi. Ayo ni amagambo mvuga kugira ngo uwo ari we wese ushobora kubitekereza abitekereze. Mugore uvuga ngo uzasenga ari uko umugabo yabikwemereye, uzasenga ngo ari uko ubona ngo bimeze neza, wowe wa mwana uvuga ngo ndareba nkabona ababyeyi banjye n'abari uko ngo ngomba kwitwara nk'uko mbabona, umenye neza yuko hari umunzani hariya, hari umunzani hariya uzahagarikaho ibirenge byawe wowe wenyine ku giti cyawe. Ntabwo tuzajya mu ijuru uzabiheshwa n'uko ababyeyi bawe bitwaye neza muri ubu buzima. Kuzajya mu ijuru uzabiheshwa n'ibyemezo byawe ufata ku giti cyawe. Nicyo cyatumye rero Eva asigara aho hantu wenyine, atari kumwe n'ande n'Adamu. Nyamara umwuka w'abahanuzi ukagaragaza yuko ngo ni kenshi n'inshuro nyinshi Satani yagiye ashaka kubashuka bari kumwe, ariko akabatinya. Eva rero ngo abonye asigaye aho ngo yumva agize ubwoba bwinshi mu mutima, ngo ariko ako kanya yibwira yuko rwose ntacyo ari bube, ngo yumva yuko ari bubashe kwirinda. Nuko ngo aracyitegereza, mu gihe acyitegereza inzoka iramwitegereza nawe. Tuvuge shitani. Shitani nta bubasha afite bwo kutureba mu bitekerezo, ahubwo areba icyo dukoze. Ari nayo mpamvu nitugera imbere nko ku cyigisho cya 8 hari inama nyinshi zizagirwa ku bantu bamaze kwihana bakabarwa ibyaha bashaka gukomeza bajya imbere. Ari intambara ikomeye ivuga ngo abashaka ko amazina yabo ahumizwa mu gitabo cy'ubugingo. Ahangaha rero inzoka iramwitegereza, ireba uko akireba, ireba uko akomeza kucyitegereza, irangije yibaza yuko byanze bikunze ari kugeza gute kukibaza. Ariko ntiyarazi ibyo akibazaho, ahubwo imukubita ikibazo cyo kugira ngo imushotore yumve ikintu arimo yibaza. Irangije yibaza nkana ngo harya ngo Imana ngo yababujije ngo kurya ngo imbuto zose, yagira ngo yumve niba Eva hari cyangwa se igitekerezo kibi yaba afite ku magambo y'Imana. Eva ibyo yasubije byerekanaga yuko rwose afitiye icyizere iby'Imana yagenze gute yavuze. Arangije arasubiza ati reka da, ati rwose ntabwo Imana yigeze itubuza kuzirya, ahubwo yatubujije imbuto z'igiti kimwe gusa. Ahubwo mu bashaka amakosa ya Eva nibaza yuko bari guhera aho ngaho. Ni ubwa mbere yari abonye inyamaswa bagenza bate bavugana. Ni ubwa mbere yari abonye igitekerezo kimusaba kwibaza itegeko ry'Imana. Tuzabireba imbere ku rugamba rujyanye no kweza.
abantu benshi turimo turagushwa no kwibaza ku mabwiriza y'Imana, ugasanga amabwiriza akugeza hameze gute, wewe warangiza ukajya kwasungura mu mutwe ngo ubundi ubu wabigenza gutya na gutya, ugashaka kuvuguruza umuyobozi. Aha rero kandi burya Imana yaduhaye n'icyitegererezo tugomba kukigira. Akenshi inama y'itorero iteranye ikiga ikintu yarangiza igafata ibyemezo, wowe ifatiye ibyemezo niyo waba urengana, ese ushobora kwiregura? Uba ugomba kubyubahiriza uko biri, ukarindira imyanzuro inama y'itorero yafashe ikageza gute ikarangira, nubwo waba ugenza gute urengana. Aha rero Eva we yatangiye kwibaza ku mabwiriza Imana yari yabahaye, kugeza igihe Eva Shitani imushyiriyemo igitekerezo cyo kurakara Imana, ati ubundi ko mbona iki giti cyaba cyiza rwose cyahesha umuntu kumera neza, kirashishe kimeze nk'ibindi, arangije ngo asoroma imbuto arayirya. Ubwo ku bijyanye no gupimwa kwe kwari kurangiye, umunzani ugaragaje ko afite ibiro bingahe? 0. hari hasigaye rero undi muntu umwe. Adamu nawe ngo yari afite amaso ashobora kureba kure, yabonye uko umugore waza atambuka amusanga, ni mu gitabo cya Ezekiri, ngo amwitegereje ngo abona rwose Eva yahindutse bigaragara, yibaza icyamubaye. Eva akimubwira ngo inzoka yambwiye, ngo Adamu ahita amenya mu mutima wiwe yuko ari wa mushukanyi babwiwe kwirinda bavuganye. Ikibazo aramubajije ngo nibyo nk'uko waziriye? Undi ati naziriye. Akira nawe rya wumve. Madamu wahita ati nabonye mu maso ya Adamu huzuye agahinda, amarira amushonga ku matama, yibaza ati umugore wanjye agiye gupfa. Yari hagati no hagati yibaza ati ese iri bugende gute? Arangije ngo afata icyemezo umugabo wese yafata mwebwe, oya ndababeshye ntawagifata muri iki, ngo yumva kubaho kwe Eva adahari birutwa no kugenda gute no gupfa, yiyemeza gupfana n'umugore yabikoze abishaka. Ubwo nawe ko umunzani yari ahagazeho bigenda gute? Ajya hasi. Ubwo rero nk'uko inzoka yabibabwiye koko cyangwa Shitani yabibabwiye, amaso yabo arahweza. Ikindi kandi umwambaro w'Imana bari bambaye uvaho, bari bambaye korutege y'umucyo ushobora kugera kuri metero 6, ku buryo utari kuba wamureba n'amaso ngo byasa nko kureba mu matara y'imodoka. Bivaho babura icyo bambara, ingobyi babana ntoya barayirukanka babaho bihisha. Noneho Shitani nawe ababa hafi, akajya avuga ati Imana ndayizi ntibera, kandi ibyo yavuze ntiyivuguruza. Atangira kubabwira icyo yababwiye no kugikora agomba kugenda gute kugikora. Ari nayo mpamvu rero Adamu na Eva aho bari bari ntabwo bari biteze agakiza, ahubwo bari biteze iki? Urupfu. Bibaza ngo Imana iratinze ngo tugeze gute ngo dupfe. Bumvise ijwi ryayo bumva ngo ni iki? Ni imirire, umutima uradiha. Ibahamagaje mbese muri hehe? Ntabwo yari iyobewe aho bari, ahubwo yashakaga kugira ngo bashire ubwoba baganire nawe. Muri hehe? Adamu yumvise mbese muri hehe? Ati se niyo napfa ariko buriya ndaba nabashije kwisobanura. Ageze imbere y'Imana ati ese ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Adamu umutima utangira kuzamo akantu, ati yamanisha ko atari ngombwa kuko dutekereza. Ati none se ninde wakubwiye kurya kuri icyo giti? Adamu n'ubundi ibyiringiro bikaza gake kugeza igihe noneho bumviye ijambo ry'igitangaza, ariryo ry'iri dusomye hariya. Wikwibwira yuko wamaze kuneshwa, wikwibwira yuko ikigiye gukurikira hari urupfu, ahubwo icyakubayeho kigereranywa n'igisebe cyahehe cyo ku gasisiro, aho umubiri wanjye ugenda gute urangirira. Kandi uwo kwishima hejuru yibwira yuko yagufashe, amaherezo ye azaba igikomere cyahehe, si n'igikomere ahubwo ni ukumeneka iki? Umutwe. Adamu ntabwo yabyumvaga.
yaravugaga ati kuneshwa ko twaneshejwe turabizi, kandi banatubwiye yuko ikizakurikira ari ukugenda gute ari ubu. None uwatunesheje uratubwira yuko ari we dushobora kunesha, yarangiza agapfa akavaho. Icyatubayeho ntabwo gikomeye cyane, kimeze nk'igikomere. Kuri Adamu ntabwo yabyumvaga, ari nayo mpamvu ntekereza yuko yaba yarabajije ikibazo nk'icyo Nikodemo yabajije ati ibyo bishoboka bite? Imana rero yihuse yahise ikora iki gikorwa tuzagarukaho nacyo tukagitindaho, kiri ku murongo wa 21. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, igenza gute? Irayibambika. Adamu abona imyambaro iturutse mu mpu, kandi uruhu ruboneka ari uko amaraso yagenze gute? Adamu arasobanukiwe neza yuko bizasaba urupfu rw'Imana ubwayo, kuko inyamaswa yari yapfuye ntabwo yari izi n'ibyabereye hehe muri Edeni. Aribaza ati rero ku isi nta wundi muntu uhari, ni jyewe, kandi nimba nakoze icyaha ndamutse mpfuye ntabwo naba ndi inzirakarengane n'iyi ntama, kuko jyewe naba nazize ibyo nagenje gute, ibyo nakoze. Byanze bikunze rero hasigaye Imana n'abamarayika. Hagati y'Imana n'abamarayika niho hagomba kuva umuntu ugomba gupfa ari inzirakarengane. Mu kubibaza cyane niba yahishurira umusaraba ndetse n'umwana w'Imana, biramubabaza cyane. Yumva byaba ngombwa yuko yagapfuye azira ibyaha bye, nawe kugira ngo umwana w'Imana apfe azira ubusa. Iri jambo rero riri mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 nibyo ryakageze ku muntu uwo ari we wese uri muri rwa ruhande rw'umwanzi. Umwanzi aragenda akakwifatira, ukabayo wibwira yuko uri akahebye ndetse udashobora gukizwa rwose. Kabone rero iyo uri umuntu washayishije mu buryo bugaragara, uwo ari we wese uri umunyabyaha uzwi nk'uko twabibona. Aho ngaho niyo ugerageje, iyo wigeze gusenga warigeze kuba umudivantiste, niyo ugerageje gupfukama mbere yo kuba wazamura ijwi ubwira Imana, utangira kumva amajwi mu mutima akubwira ngo ariko si uravuga iki, ngo nibi byose karondora, warangiza ukumva koko uhatiwe guceceka ukanahaguruka nta kibazo, Shitani aba kuri hafi. Nyamara kandi uzirikane yuko Imana yasezeranye yuko uru rwango ruzagezaho umwana w'umugore agomba kumena umutwe wande w'inzoka. Umwana w'umugore yego afite igikomere ku gatisi, kandi igikomere kitoroshye, igikomere cy'inzoka. Ariko uko byamera kose, nk'uko twabibonye, nubwo Zaburi 58 ivuga ngo abana b'abantu bavuka ari babi, ngo ndetse ngo bameze nk'impoma gitumva ijwi ry'iki ry'abagombozi, ariko ntabwo ari muri rusange, kuko abagombozi n'imiti yose Imana yagiye yiteganya kugira ngo abantu babashe gukizwa. Aha rero Imana irasezeranya yuko izaduha umutima mushya, kandi umutima utazongera kudushyira ku nkeke zo kubaho twitwararika umutwaro w'amategeko. Muzi impamvu amategeko ari umutwaro? Nuko dusaba ibintu bitari muri kamere yacu. Ubu ngubu jewe uramutse umbabaje rwose, ni ibintu bitabyizana nkagenda gute nkarira, kubera yuko ni ibintu biri muri kamere yacu. Uramutse ukoze ikintu kinshimishije kinshekeje, ako kanya bitabyizana. Hari umuntu utekereza ngo harya ariko ngo waseka, hari umuntu ubivuga ajya kubona akabona yagenje gute, yabikoze. Ni nk'uko rero niba tuzakira umutima uturutse ku Mana wanditse amategeko yayo, ntabwo tuzajya kwibaza ngo harya ngo amategeko avugaho, ngo harya ngo isabato itangira sangahe, ngo harya ngo buriya ngo ndamutse bigenze gutya, ariko se ngo buriya ngo ndi umwarambonara, ngo ngise buriya ngo yazabivuga, ngo ariko ngo reka mbyihorere ngo ndazumuka mubi n'idore. Ibyo ngibyo bizarangira rwose, ahubwo bijye byizana muri wowe nk'uko amazi ava mu isoko ageza kure adudumira. Ayo ni amasezerano y'Imana.
niko Imana dushaka ko tuba tumeze. Turasoma nanone umugambi w'Imana mu Baroma igice cya 8. Abaroma igice cya 8. Turahera ku murongo wa 29. Kuko abamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe ari imfura muri bene se benshi. Ni ukuvuga ko icyo Imana ishaka ni uko abayiyeguriye ndetse nayo kuko imenyera iherezo mu itangiriro, irabazi kuva kera, abo bantu ibafiteho umugambi y'uko bagomba kuba bafite ishusho yande y'umwana wayo, bagomba kuba basa nande na Kristo, kugeza ubwo nawe ubwe akura ijambo mu kanwa ribabwira ngo ntabwo rwose mukiri abagaragu, ahubwo muri iki, muri inshuti zanjye, muri bene data, muri abavandimwe. Mwibuke ukuntu yabwiye Mariya amaze kuzuka, aramubwira ati ahubwo genda ubwire bene data ko tuzahurira aho twagenje gute, aho twavuye. Aho rero ni icyerekana yuko Imana kuva kera yari ifite umugambi yuko abantu bazayemerera bagomba gusa n'iki, n'umwana wayo. Nyamara ibintu ndi kuvuga mwe muzi neza yuko abantu benshi batabyemera, ntabwo babyemera iyo bivuzwe gutya ngo gusara Kristo gukose umuntu bari muri ubu buzima. Ubu mwese hari bavuga ngo impamvu uvuga gutyo ngo buriya ngo nuko ukiri umusore, hari uwambaye ngo wakiranuka bigashoboka uri umusore. Ubwo ni ukuvuga ngo abamaze kuva mu busore amarembo y'ijuru agenda gusa, ari abakingiraniwe niba ibyangombwa bisabwa ari ibyo ngibyo. Oya rwose icyo ni igitekerezo gipfuye, kuko hari abagore n'abagabo bakiranutse twese tuzi. Ese nka madamu White watangiye afite imyaka 16 akarinda asoza mu myaka 87 hari niba mbyibuka, akiri mu buntu bw'Imana. Umugabo Hoseya bamubwiraga bati umugore wawe hariya rwose, akagenda akamukuraho abagabo bari kumusambanya, akishyura amafaranga bamuguze, yarangiza akagenda gute akamutahana. Abantu bari bafite abana nka Eli umutambyi, muzi abana b'ubu bari bameze. Imana yagiye ituzengurutsaho ingero nyinshi, ntacyo dufite cyo kwiregura. Abana barahari bubashye Imana, abasore barahari, abagabo barahari, abagore nuko, abasaza ndetse n'abakecuru. Aha rero abo yamenye kera yifuje yuko basa n'umwana wayo, kugeza ubwo umwana wayo nawe agomba kubita, kutagira ipfunwe ryo kubita bene se. Ku murongo wa 30, aho yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ingingo. Aha ngaha uyu murongo urerekana intambwe umuntu agenda atera mu buryo bwo gushaka gushushanywa n'iki, n'umwana w'Imana. Iya mbere ni iyi ngiyi yo gutoranywa. Niba koko Imana ireba mu mutima wawe igasanga ufite umugambi wo kuba wayigandukira, ikure y'inzitizi zose, irebe ukuntu bishoboka ko ababwiriza bakugeraho. Icyo baba bakubwira ni ukukubwira ngo aho ngaho uri hanyuma uze nkwereke aho ugomba kukujyana. Muzi Aburahamu ukuntu yabwiwe n'Imana ngo imuka uve mu gihugu cya se na nyoko uze ujye mu gihugu nzagenza gute, nzakwereka. Ntabwo Imana yamubwiye icyo ari cyo, yagiye kubona ngo ntakigezemo. Aba bantu rero bakurwa hirya no hino, mu tubari, mu masoko, mu buriganya, mu bintu byinshi cyane bituma abantu baba kure y'Imana. Icyo bakorerwa rero ni uko baza bakiyunga ku itorero ry'Imana, nabo bakajya mu ntore zigomba gutozwa amahame y'Imana, bakagenda kuri disipurine y'Imana. Noneho rero abo ngabo bakuwe iyo ngiyo, yenda bivuga mu magambo yeruye, batari abadivantisite,
iyo bageze aha ngaha baba bagomba kubahurira n'undi muhamagaro. Umuhamagaro babwira yuko bagomba kugenda gutsindishirizwa. Nyuma yo kuza mu itorero ry'Imana uba ugomba no kugenda no gutsindishirizwa. Noneho rero abamaze gutsindishirizwa nabo bahura n'undi muhamagaro wo kubabwira yuko bagomba gushushanywa n'umwana w'Imana bakiri hehe, bakiri hano ku isi. Ari naho rero baba bagomba gushyikira ubwiza bw'umwana w'Imana, ku buryo uvuga abantu bakavuga bati uyu muntu ni umwigishwa wande wa Kristo. Nyamara kandi ikibabaje ni iki, ni uko benshi Satani arabazirira rwose uyu muhamagaro wo kuza mu itorero, barangiza bakagenda gute bakawunyimira ntibazi, bakigubiraho bakavuga ngo bivuze ngo Benjamin wagiyeyo musimbona ntawe dutandukanye. Muratandukanye nubwo ibyo akora nawe bikora, ariko mugenje gute muratandukanye. Iwe ari ahantu igihe cyose yakambukira yashaka ibyo kurya yabibona mu buryo bugende gute. Ikindi kandi n'ahantu ari ni ahantu y'amazi yasezeranywe muri Ezekiyeli ahora akurikira buri munsi, nk'uko ikime kimanuka kikagenda gute kigafata ubutaka. Umubwiriza akaza atamutumiza, ubu ubona naje tutanavuganye ndabeshya twavuganye n'umuriro hazaza n'abandi rwose utanapfukamye ngo usengere ubwire Imana ngo nyaboneka nyagasani ohereza amabwiriza, ahubwo wajya kubona ukabona bagenze gute, ukabona baraje. Ahantu uri rero unyuranye nawe undi wibereye mu kabari, kuko nta mubwiriza uzagenda gute uzajya mu kabari. Aha rero abangaba bahamagawe bakazanwa ahangaha kugira ngo batozwe kuba intore z'Imana. Iri jambo muryiteho cyane, sibyo? Turi hano kubera impamvu. Niba wumva nta mpamvu cyangwa cyiza no kwakwisubirira iyo wavuga, uri hano kugira ngo ugende ni ukugira ngo utozwe ube intore y'Imana, ube umwe mu bagize itorero ry'Imana. Noneho rero aba bantu bageze aha ngaha maze bahagera bakahahurira n'agasuzuguro kenshi ko gukirata ijambo ry'Imana. Amaso yabarebaga akabavaho, noneho bagasigara bagenje bate bayahanze abandi. Ubu ngubu iki turaje ishinga ni abantu batarabiki abadivantisite ndabeshya. Niyo tuvuga ngo ubyutse ngo ivugurura, ngo ubyutse ku murimo, ngo twahamagariwe kugenda gute, twahamagariwe kugurukana iki ubutumwa bwiza, nta kindi ni ukubujyana ukirirwa ugaburira abantu, nyamara wowe nta biro ugende gute. Umuhamagaro wacu ngo ni wo kugenda gute, ni wo kujyana ubutumwa ku bandi bantu b'Imana. Umuhamagaro wacu ni wo kwitunganya, tukiboneza, tugasa neza, tukitegura umwami wacu. Umwiteguro wacu ushobora gutuma n'abandi bagenda bitegura. Igihe rero dushaka kugurukana ubwo butumwa, nyamara ntacyo bwatumariye, ubu bose Satani ni umuhanga cyane, buriya narumiwe ibintu akora muri iki gihe. Ariko yenda buriya uretse nka Paul cyangwa Petero ari aha niho yatubwira, ariko ibyabo nabyo biranditse umuntu yagereranya. Ubone iki gitabo cy'intambara ikomeye nimukibona, kiriya Ellen White Satani yarakimutinzeho, yacyanditse ari mwitwa, ntabwo mubizi, yacyanditse ari mwitwa, kugeza igihe rwose umwuka usa nkamushizemo, abantu bakagira ngo byanarangiye, ariko arazanzamukiye agafata ikaramu akagenda gute akandika. Kiriya gitabo kirimo amabanga menshi cyane y'umwana. Kiriya gitabo gishura neza inzira y'Imana uburyo igendwa. Kiriya gitabo kirimo amategeko n'amabwiriza menshi cyane. Noneho rero gisohotse kiri mu bitabo byahinduwe nyuma mu rurimi rw'Igifaransa, ubundi cyari mu Cyongereza gusa, kandi ibihugu byakoreshaga Icyongereza ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza gusa. Nyamara uburengerazuba bwa Afurika ukazana Afurika yo hagati, ukazana ukageza mu Rwanda, ukajyana mu Burundi, twese dukoresha iki Igifaransa. Noneho rero kinahinduwe mu Gifaransa kimara imyaka myinshi cyane, umuntu avuga intambara ikomeye tragédie de siècle mukumva n'ibintu by'igitangaza, ndetse n'uwatoyemo ijambo yarivuga mukavuga ati umuntu ni iki n'incabwenge. Noneho hinga kizashyirwe mu rurimi rwacu,
kigura ibihumbi bingahe n'abagerageje kugihindura byabaye ngombwa yuko bajya kubarega kuri polisi kugira ngo bajye kwisobanura. Polisi ibategeka kugeza kubihagarika. Muri kumva intambara zikurikira kiriya gitabo noneho naho itorero rigihinduriye kiza kiri ku mafaranga menshi kidashobora kubonwa n'uwo ari we wese. Noneho hari igitangaza rwose cyantangaje cyane aho kigomba kugura inoti y'igihumbi idashobora no kuvana ibitabo i Kigali bigeze hariya i Butare, kandi byandikiwe muri Koreya, ni mu burasirazuba bwa kure bw'isi ruguru y'Ubuyapani. Kiraza kigura inoti y'igihumbi n'umwana mutoya ashobora kugenda kubona Imana kugira ngo ubwoko bwayo bubashe kugenda kugisoma. Noneho ntikibageze mu ntoki, biba ngombwa yuko Satani ababwira ko mutagomba kugenda kugisoma. ngo ntimukihorere mugisoma bazaba aciriweho iki iteka. Icyo akora we aba akizi. Ikibuga kimaze igihe kirekire cyane. Izo ntambara murazizi cyane kundetse, kugeza n'ubwo hari bene data zapfukanye rwose, kandi mutagira ngo ni ibintu byakomotse mu bantu batize. Oya, ni ibintu byakomotse mu bantu bize, kuko ari n'uwo numvise ntababwira ukuriye publishing nawe yarafite ibitekerezo nk'ibi. Kubw'ibyo rero Imana ikoresha uko ishoboye ngo abashoboye kuza mu itorero ako gasuzuguro n'ubwirasi irebe yuko kageze gute kavamo, kugira ngo mwumve undi muhamagaro namugeza gute kubareba. Mwewe kwirirwa mwirukanka gusa mushimishijwe no guhindura benshi ngo bemere isinagogi yanyu, imyemerere yanyu, cyane ko benshi ibyo baje ngo baturusha kuba babi inshuro zingahe ebyiri zose. Ahubwo Imana ikaba ishaka yuko niba waritabye umuhamagaro ugatoranwa ukaza ukajya muri iyi kipe ingana gutya, ni ngombwa yuko ugomba kumva yuko ukeneye no kugenda gute no gutsindishirizwa. Reka tani ibindi hari n'abavuze bati twaratsindishijwe kera byararangiye akabivuga. Noneho rero n'inganzo zagere kuri rasibo mpuzamahanga ku rwego rwo hejuru ngo bamaze gutsindishirizwa, abasigaye mu itorero bagasigara ari abapagani bo kugenda gute bo kubwirwa. Nk'ubu bandi hano ngo babwire koko ngo batubwirire bumvishe, kuko bumva yuko ntacyo bagende bati ntacyo bakeneye uretse tuzabireba. Intambara yanyu yakarishye cyane kurenza abo ngabo baticaye hasi bakibaza ngo tubyemereye cyangwa tubyange, kuko bikomeye yuko waviriwe n'umucyo agasogonya ijambo ry'Imana akabivamo akagwa byongera kugenda kongera kumugarukamo ntabwo byoroshye. Ntabwo ashobora no kongera kugenda kwihana ngo kuko warihanye urangije ugenda gute urabikeneye, ariko utarihana bitewe no gukererwa igihe kimwe hari uko Imana yakira iyo byarimo bikaba ngombwa yuko binahagarara, cyangwa se yenda akaba yagera no mu mwanya mwiza wo kwihana. Ubwo rero kuri buri cyiciro cyose hari imbogamizi. Hari abo Satani ahereje inyuma y'itorero banze gutora ngo baze, hari abatoranyijwe baraza bicarira abahinduka igiti bo ngabo bose b'igihe cy'umubare, hari abatsindishirijwe baheruka ibyishimo by'ibyumweru bibiri bibanza yuko bamaze kwiyunga n'Imana. Umuntu aba abifite rero agurukira hejuru uburyo bimwibagiza yuko hari n'ikindi kintu akeneye, aba yumva n'ijuru yarigezemo. Ari nayo mpamvu ibyo avuga byose ntagira bitangira, abivuga uko byakabaye kandi akabivuga uko ashaka atanarebye yuko byagiye bikomeye, kuko we ntabwo aba akiri hano, aba yumva amahoro y'ijuru ari hehe ari mu mutima we. Iriya ndirimbo 34 gushima cyane kubabarira ibyaha ngo nta na kimwe cyagende gute cyasigaye agasimbuka, nyamara atazi neza yuko
kuri we icyo akoze icyo akoze mu jisho ry'umwanzi, kandi ahamagaye ijuru ati mwigire hafi, bimwe tujya turirimba ngo inteko ziturebera ngo zigenje gute, ziradutegereje. Ijuru riramanuka rikakurerera nyine, inteko ari hariya bareba ibyo uvuga, ibyo ukora, uko ufata ibyemezo, uko usenga, kubwiriza, kugendana, byose bandika. Mbere wari uri mu gitabo cy'urupfu, none washyizwe mu gitabo cy'ubugingo, aho ugomba gucibwa urubanza. Abari mu gitabo cy'urupfu, urubanza rwabo ni urwo ngurwo nyine. Ariko uri mu gitabo cy'ubugingo, ni ngombwa ko acibwa urubanza, kuko shitani aba avuga ngo aba bantu ni iki? Ni abanyabyaha. Aha rero iri jambo muritindaho cyane, kandi munabyibazaho n'abo muri bose. Hari imyamagara ingahe? 3. Ariko bicara ngaha hari utari umuzibatisi urimo, arimo azabara kawumbere umushyitsi utari umuzibatisi andasake. Ubwo rero kuri umuhamagaro wa mbere mwese mwagenje gute, mwaritabye. Noneho rero igisigaye ni umuhamagaro wa kabiri wo kugenda gute, wo gutsindisha. Uyu muhamagaro rero ubitaba ku giti cyane. Noneho abatsindishijwe muri mwe, namwe hari undi muhamagaro ukurikiraho wo kugenda gute, wo kuhakubwira, gushushanywa n'umwana w'Imana. Hari inyandiko zimwe muzasoma zibabwira yuko umuntu badashobora kuhakubwiriza akiri muri ubu buzima. Zirahari nanjye ndazizi. Ariko iki jambo ry'Imana dusoma none ritubwira ni uko ngo abatsindishijwe nawe yagenze gute, yabahaye ibyiza. Ikindi kandi nanone tuzagenda dukomeza kubibona mu masomo ari imbere, kuko nibyo byigisho bisa nk'aho ari byinshi. Ni uguhera beza nimugoroba turasoma irindi somo, isomo riri mu rwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto. Ahangaha turacyareba umugambi w'Imana ifitiye abanyabyaha bari mu cyanya cya Satani. Irashaka ko baba abantu bazima rwose. Ya kabiri cy'Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso, nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhishurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza n'ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Reka nsubiremo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ni ukuvuga ko twebwe ntabwo natinya kuvuga yuko abangaba ari abatsindishirijwe, kuko namaze kuvuga yuko abahamagawe bakaza mu itorero bakira undi muhamagaro wo kugenda gute, wo gutsindishiriza. Abo batsindishirijwe nabo bakakira undi muhamagaro wo kugenda gute, wo guhabwa ubwiza. Ahangaha rero Pawulo abwira Abakorinto avuga ati twebwe rwose ntabwo tumureba nk'abitegereza kure, ahubwo tumureba mu maso yacu hadagenje gute, hadatwikiriye, kandi tugahabwa tugahindurwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza. Ubwo bahabwa ubwiza ni bande? Ni babandi bakira umuhamagaro wa kangahe? Wa kabiri. Abo rero bagahabwa ubwiza bwo kugenda gute, bwo gusa n'umwami w'iki, w'umwuka. Ahangaha mwumve yuko icyerekezo Imana ituganishaho cyangwa se urugero ishaka ko turataho ni urugero rwo kugenda gute, rwo gusa nayo. Ibyo nanone turabisanga mu Efeso ariko yenda reka tubanze dusome amagambo arimo hano.
gukurira mu buntu. Ni ibyigisho by'umugenzi bw'akangana. Numva yigisha kuba ari icya mbere cyangwa icya kabiri. Turasoma ku ipaji ya 32. Yari ingingo ivuga ngo ishusho y'ahindanye. Ibitabo turabyiga rwose tukabika n'ibindi tugafata n'ibindi. Aka rero iki cyigisho cyitwaga ishusho y'ahindanye. Icyaha cyakoze ku nguni zose z'imibereho y'umuntu ndetse n'isi ubwayo. Ellen White yavuze ku mivumo y'uburyo butatu yakwiriye isi. Uwa mbere watewe no gucumura kwa Adamu, hakurikiyeho ubwicanyi bwa Kayini yagiriye Abeli n'uwo kwangirika kwatewe n'umwuzure. Inzobere mu by'iyobokamana nazo zivuga ku byo kuyoba burundu. Igitekerezo kivuga ko buri muntu wese imibereho ndetse n'ubumuntu byangijwe n'icyaha. Iyo turebye hirya no hino ku isi ndetse natwe ubwacu ntabwo bikomeye kubona isi ko ariko biri. Ni ukuvuga ko ahangaha kubona isi yuko yangiritse rwose ndetse ku rwego rwo hejuru, ibyo byo ntabwo bisaba gushishoza cyane. Nyamara ingingo yo kuwa gatanu tariki 18 Ukwakira yavugaga ngo guhindurwa mushya. Uko uburyo icyaha cyaba cyaragejeje umuntu kure kose, uko tumeze ntigushobora guhinduka. Bibiliya ivuga ku buryo bushoboka bwo guhindurwa bashya no kugarura ishusho y'Imana muri twebwe nibura ku rwego runaka. Ahantu nahuze aho icyaha cyaba cyaragejeje umuntu wose kure rwose ku rwego rwo hejuru. Ndetse umwanditsi avuga ngo ntibishoboka kugenda gute guhinduka. Niyo Imana yandemera umutima gute bikagenda gute, ariko muzakomeza kubona ndetse kandi n'ingaruka z'icyaha. Sibyo? Muzakomeza kubona n'ubundi uruhu rwanjye rugenda gute rusaba. Ndetse Bibiliya yo ikavuga yuko bishoboka yuko umuntu ashobora kugenda gute guhinduka mu buryo runaka. Bibiliya iduha ibyiringiro mu buryo bweruye yuko tuzongera tukarema mu ishusho y'Imana. Uko gusubizwa ishusho y'Imana twari twararemanywe bijyana no kugabanyuka kw'ingaruka z'icyaha cyaduteje hamwe n'imibanire hagati yacu. Ni ukuvuga ko Bibiliya itwerurira ndetse iduha ibyiringiro by'uko ya shusho y'Imana yatakaye ishobora kugenda gute kugaruka muri twese. Kandi bikaba atari ibyo gusa, ahubwo ishusho y'Imana ikaba hari ukuntu izagenda igabanya ingaruka z'icyaha muri twese. Ese ibi ngibi si ibintu watekereza mu buryo bworoshye? Tuvuge wewe mugabo, niba ishusho y'Imana yaramaze kugaruka muri wowe, nibaza ko umugore wawe n'abana bazagira iki umutekano ndetse n'abavandimwe, itorero rikahungukira rwose bitewe n'uko uri umuntu w'igitangaza, uri umuntu w'ingirakamaro. Kandi ikindi nanone, ishusho y'Imana izakwigisha uburyo bwiza bwo kurya, uburyo bwiza bwo kwambara, uburyo bwiza bwo kunywa, uburyo bwiza bwo kuruhuka. Indwara zigeze gute zigabanuka. Ubu muri iki gihe hari icyorezo cyane mu kibasira abagore bamerewe nabi muri iki gihe cyane kurenza abagabo. Ubu muri iki gihe abagore basigaye babyara neza, icyuma kikaba bageze ku nda ntibakere. Ndabeshya? Buri munsi ambulanse igenda ibajyana.
kubera yuko iriya misemburo ituma ibise biba byinshi bigendera abantu bitewe n'ibyo kurya bitewe n'umuhangayiko. Niba hari abantu kanseri imereye nabi, ni abantu mwe n'iki n'abagore. Ari nayo mpamvu nabagira inama igihe cyose ugiye kwiyuhagira ajya wisuzuma. Kanseri yumva igiye kukwica, yawisuzuma usuzuma amabere yose yakandakanda gahoro gahoro wumve ko hari akantu kadasanzwe wumvamo, cyangwa se ibitekerezo waba ukoresheje n'indorerwamo cyane cyane uramutse ubonyeho akabara utajya kubona wihutiye kwa muganga. Uri kubyumva? Aha rero ingaruka z'icyaha zagabanuka bitewe n'umutima mushya umuntu ashobora kugenda gute kwakira. Muri ibyo byose rero nta na kimwe cyavuye mu byo muri ibyo byose rero nta na kimwe cyavuye mu byo umuntu yagezeho. Bibiliya itwereka Kristo nk'ishingiro ryo kwizera kwacu kugira ngo umuntu aremwe bushya. Nanone kandi impinduka zaba zirimo zikorwa mu mibereho yacu izo ari zo zose, ibyiringiro by'agakiza kacu bigomba guhora bishingiye ku cyo Kristo yadukoreye n'impano y'agakiza, igahora ishingiye ku butungane bwe atari ubwacu. Ni ukuvuga ko icyo twaba twiyumvamo cyose, ibyiringiro byacu nta handi bishingiye ni kuri Kristo witanze kugira ngo ibi byose bishobore kutugeraho. Muri rusange igihamya dusanga muri Bibiliya kituganisha ku mwanzuro nk'uwo. Kuremwa bundi bushya mu by'umwuka bishoboka habanje kuba maso ku rugamba rw'iby'umwuka. Ahangaha kuremwa bundi bushya bishoboka igihe umuntu yabaye maso hehe ku rugamba rw'iby'umwuka. Igihe uri umusirikare mubi udatera intambwe uhora yaneshejwe buri kanya. Ellen White yanditse mu gitabo cya Rengera ubuzima mu mwaka wa 2 ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, avuga yuko uburwayi buhora ku muntu iteka bugenda gute bumwica. Guhora waneshejwe buri munsi rwose biragabanya icyizere cyo kuba wagera kuri iki kintu cyo kurema bushya. Aha rero birabwirwa cyane aba bantu baharanira kugera mu bwiza bw'Imana, bitewe n'uko bamaze gutsindishirizwa bakava mu ruhande rw'umubi bakajya mu ruhande rwa Satani. Ni intambara iri hagati y'umubiri n'umwuka. Abantu barimo bemera kuremwa mu ishusho y'Imana basanga iyo ntambara y'iby'umwuka mu byo bahura nabyo, maze bagahangana n'ibyo bibazo bambaye imbaraga z'Imana. Guhitamo kuremwa bundi bushya mu ishusho y'Imana ni ukwishyira mu ruhande rw'Imana mu ntambara ikomeye. Nabyumvise gufata icyemezo cyo kujya mu ntambara. Kuva isi yaremwa tugeze ku ngingo yo 6 ku itariki 19 Ukwakira. Kuva isi yaremwa Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Uwo muntu yari ahuje rwose na kamere y'Imana ndetse n'amategeko yayo. Aya ni amagambo ari mu ntambara ikomeye. Ndetse ihame ry'ubutungane yari yanditse mu mutima we, ariko icyaha cyamutandukanije n'umuremyi we ntiyongera kurangwaho ishusho y'Imana. Maze rero bimwe twihendahenda ngo tukaba ngo kansuzugura ngo kanka ngo kandi ngo ndi mwiki mu ishusho y'Imana. Umuntu amaze gukora icyaha, ishusho y'Imana yagenze gute ntiyongera kurangwa ku muntu. Umutima we warwanyaga amahame n'amategeko y'Imana, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu abashe kungwa n'Imana. Byanyuze mu cyo Kristo yakoze, binyuze mu byo Kristo yakoze, umuntu abasha kongera kungwa n'umuremyi we. Umutima we
ugomba kugirwa mushya n'ubuntu bw'Imana. Agomba kugira imibereho mishya ikomoka mu ijuru. Uko guhinduka niko kwitwa kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri ntabwo ari ukujya muri Yorodani. Ntabyumve. Uko guhinduka guteye gutyo, umuntu akagira imico nk'iy'Imana, nibyo byitwa kugenza gute? Kubyarwa ubwa kabiri. Bitewe n'uko hari uko yari ameze byahindutse. Kubera ko yari ameze byahindutse, ahubwo yafashe iyindi kamere, ku buryo uwaza yamureba akamuyobera. Ubu rwose nk'abantu twasangiraga urwabo, muzi urwego nari ngezeho? Nari ngeze ku rwego rwo kujya mu kabari nkatenge kandi nkiri umwana. Ubwo rero baba bantu naguriraga cyangwa twasangiraga, ubu bamfata nk'umuntu utakigenje gute? Utakibaho. Kuri bo ubu nagenje gute? Narapfuye. Aha rero Imana ifite umugambi wo kongera kuturema tukaba abantu bashya. Aha hasi hari amagambo avuga ngo Yesu avuga ko utabyara ubwa kabiri atabasha kubona iki? Ubwami bw'Imana. Ngira ngo ibyo ngibyo twabibonye mu gitondo. Umuntu utazabasha kuremwa bundi bushya ntabwo yabasha kugenza gute? Aho rero biratana ngo imbabazi z'Imana kandi mugifite imico y'iwanyu uko mwahoze kera, mwirata ngo mwaratsindishijwe. Ibyo ngibyo ntibihagije kugira ngo ugende gute? Ibyo byagira icyo bimarira umuntu wahise apfa akava mu buzima. None wowe uracyagenda wiratana gusa bizina bizina ryonyine. Umugambi nyakuri wari uwo kugarura ishusho y'Imana mu mutima. Imana igihanga umuntu yamuremye ku ishusho yayo, yamuremanye ibyiza byinshi. Yari afite ubwenge buzima kandi yari afite ubushobozi bw'imibereho buri kuri gahunda imwe. Ariko gucumura n'ingaruka zabwo byangije izo mpano. Icyaha cyishe ndetse cyenze guhanagura ishusho y'Imana mu muntu. Umugambi w'inama y'agakiza wari uwo kumugaruramo iyo shusho, maze umuntu agahabwa amahirwe yo kongera kugenza gute? Kubaho. Ni ukuvuga ko iyi shusho y'Imana tutabashije kuyigira, umugambi w'inama y'agakiza ntabwo iba yageze gute? Ntabwo wagezweho. Aha rero ntabwo birangirira ku kwihana no kubabarirwa ibyaha, ahubwo kwihana no kubabarirwa ibyaha abagize amahirwe bakitaba umuhamagaro bo barasabwa kurwanya inkundura, kwiyangaza muri urwo rugamba rurangizwa nuko Imana izigatura hehe? Mu mutima wawe. Ibi ngibi nimugire ubwoba tuzabigarukaho rwose mu buryo burambuye mu byigisho byihariye, ariko mwumve yuko nicyo Imana ishaka. Nubona abayobozi ba bise ntabwo wageze ku cyo Imana ishaka, ahubwo watangiye gutambuka usatira ibyo Imana igenda gute? Ishaka. Intambwe imwe gusa yo kukwerekeza ku byo Imana ishaka ntibisobanura yuko wageze gute? Wabigezeho. Benshi rero bazapfira kuri iyi ntebe kandi barageze aho bagomba kugeza gute? Hari umusore twiganye witwaga Innocent, yari umupandikote ariko witoza cyane, ndetse no mu bigaragara twigaga mu wa mbere, ariko bigaragara ko yaturukaga cyangwa se yenda sinamenya kuko nabonaga afite ibyanwa byinshi. Noneho igihe kimwe iyo twatangiraga isabato bafataga umwanya wo gushima Imana baririmba. Noneho nawe agakunda kuririmba indirimbo ivuga ngo birababaje gutaha utoze kandi waje kwiga. Iyo ndirimbo muranyita cyangwa mwibuke bimwe Pasiteri Karinda yavugaga, kuko nyine aho nigaga mu myaka mitoya muri segonderi niho Karinda yari abereye umukuru w'intara. Iyo ndirimbo yaririmbaga iyo korasi ni twebwe twaririmbaga, avuga ngo waba wararuhiye iki? Ntabwo mubyibuka bivuga inyagahuru ngo waba wararuhiye iki burya munsi utagenje gute? Utabonye amavuna wakoze. Sinjya nibagirwa amavuna y'Imwagi hariya kwandagije, ntabwo njya nibagirwa.
tunyura mu gisagara hagere mu gisagara buriya tunyura mu gisagara tugaterera utuko waba wararuhikire n'ibone nkabiri ukaza ukicara ahangaha umuhamagaro w'Imana wundi wa kabiri ukakugeraho waragize urafunga amatwi ngicyo nzi cyo ngo jewe ngo nzi ko Imana niza bizagenda bizajya hajye sinigeze kubabwira hari umugore nigeze kubabwira bari basinze yaraye mu ishyamba papa rero umwana ararira agiye kumureba yenda kumugera hafi iruhande rwiwe aragiye ati Manuel rero turamenye ntugera ahangaha ndi kumwe n'umugabo wawe papa ahita agaruka araza yijyanaga kandi nta mugabo bari bari kumwe n'uwo mwana nyina ye yasinze atazi n'aho araryama akomeza kumva umwana arira giranga ati ntabwo nasinzira numva ijwi ry'umwana muri iri joro abwira mama aramwerekeza aragenda ubwo nanjye nahise mbyuka mbajya inyuma turagenda n'ubundi yenda kumugera iruhande yongera gusubiramo aya magambo ati Manuel ntungere iruhande ndi kumwe n'umugabo wanjye aragira avuga ati ndabyumva muri kumwe ariko nk'uko uwo mwana yigishwa n'imibu mwebwe musigara aho ngaho ati ntungere iruhande ndi kumwe n'umugabo wanjye papa aranga arakomeza aramusatira agiye asanga aryamye aho y'ibitenge yabitaye ruguru mu nturusu yikoreye ibyo abandi basinzi bakora yanditse yigaraguye yayendereye umwana amuhereza mama ubundi nawe arangije aramuterura aramuzana amazi nari nivomeye ngo ntazajya kuvoma mu gitondo kuko twajyaga kwiga tuvuye kuvoma n'ubwo umujinya wose yanshizemo baraye bayamukarabye ijoro ryose nzinduka ajya kuvoma kandi nari nayirangije nuko rero umunyarabudokiya akaza yitabye umuhamagaro avuye hariya mu bagezaga bate bakora ibyaha ku mugaragaro araje yicaye ahangaha ngo bari mudivantiste nawe ngo ngo bigende gusa wavuga ati nyaboneka hari indi ntambwe kandi niyo y'ingenzi uri ahangaha imanda y'imperuka ikavuga ntawe waba utaniye n'utigeze ahangaha ati ntungere iruhande ndi kumwe n'iki na Yesu wanjye Yesu wanjye nijye uzi uko tugenda uko tubaye wishuka ibyo kandi uretse yenda urukundo rw'Imana ubundi mu kinyarwanda aho umugani uvuga ngo utera urwe ugenda gute utera umuhogo nanjye naza nkatura ikibwirizwa kikubwira ngo haleluya turajya hehe Isiyoni ntugire ubwoba twagenze gute twarababaye ntabwo igufashamo rwose ariko biranga kumva birambabaje ari nayo mpamvu mwumva mbabwira amagambo meza ibyo Imana iradukunda ari nayo mpamvu iri jambo rigisirikira muri aka karere ntabwo riraha uretse ko muzitege ingaruka zaryo nini cyane ku mpande zombi kandi ari uwaryakiriye icyo rikora ni ukumuhereza inkota mu ntoki ese bakohereza inkota mu ntoki mu mahoro ubu mugiye kubona mukabona leta irategetse ngo barimo ahangaha twese batuhereze inkota mwavuga ko ari amahoro avuga ati byakomeye buriya barashaka kutwivana iri jambo naryo rero uryakiriye rimuhereza inkota mu ntoki utaryakiriye rimuhindura ibuye akaba hari umuntu udasobanutse muri ubwo ndetse akaba ari umuntu uteza akaga mu rugo iwe mu baturanyi ndetse no mu itorero kuko mu mutima we hazamo kwiheba cyane ko iyo bisobanutse neza mu mutima wawe inzira neza ikujyana mu ijuru ihita ifunguka ukayibona wagerageza kuyinyuramo byakunanira ugasigara wiheba ukavuga ati ntereye urwaje Imana izaze tugeze gute tubonane nkawe ndi nababwiye baririmbyi aha rero mumenye neza yuko icyo Imana ishaka ni uko twese dushushanywa n'umwana wayo kugira ngo dushushanywe n'umwana wayo biranyura muri izo nzira zingahe eshatu abatari mu itorero mugende mubashake
baze mu itorero. Abari mu itorero mubabwire batambuke bagere imbere ku mwana w'Imana bihane bababarirwe iki ibyaha byabo. Abamaze kubabarirwa ibyaha byabo mubabwire bafate inkota bahagarare ikigabo mu rugamba barwane badasubira inyuma kugira ngo babashe kwigira imbere imitima yabo igeze gute ihinduke. Bitabaye ibyo rwose kuvuga ubwa kabiri ntabwo tuzagenda gute. Ubwo abo ngabo bamaze kurwana urugamba rwigiye imbere nibo bagera ku rwego rwo kugenda gute rwo kuvuga ubwa kabiri. Ngo mwari hanyuma bari ibyaha ubundi mu butiki bwa kabiri yarababeshye. Ahubwo igihe iryo hinduka ribaye umuntu Imana Data Umwana n'Umwuka Wera batuye muri we, umuntu yahinduka ku buryo umureba ukavuga uti uriya ntabwo ari Claude Santez. Ubwo aba yahinduye uko yari ari yabaye ukundi kuntu, bivuga yuko yongeye kuvuka bundi bushya cyangwa se yaremwe bundi bushya. Uwo muntu niwe uba washyikiriye ikiruhuko hehe ubuzima bwe, aricyo kigereranywa n'iki n'isabato. Turasoma Abefeso igice cya 4. Bose muzambabarire iki kintu nicyo naje ngambiriye kuvugaho cyane, ari nayo mpamvu iyo nkigezeho ngitindaho mwarimuye, kuko bene data benshi baheze mu ukuri, agakiza bakiriye kabapfiriye ubusa bitewe no kudatera intambwe bejeje. Baheze mu kwiratana imbabazi z'Imana kuri bimwe, bagashaka kuzikandagiza abatarazakira, ndetse bakumva yuko akazi bahawe ari ukwirira mu bitabo ku mutwe birirwa bacengeza iyo myumvire mu bandi bantu batayifite. Yego nabyo birabareba, ariko ikikureba cy'ibanze ni uko ugomba gusiza ikibanza mu mutima wawe ukakibakamo inzu Uwiteka akagaragaza gute akayibamo. We ubwe niwe wikundira abantu be, niwe wenyine uzabwiriza abantu be anyuze hehe mu kanwa kawe. Ari nayo mpamvu benshi bagenda kubwiriza mu kanwa kabo nta mbabazi nta n'impuhwe bafitiye abo bageza gute abo babwira. Wamukora muri ijisho gatoya ati ndabiretse cyangwa se niba ubizi ntabwo ugenze gute ubivuge, ugasanga ni abantu nk'abo bari isoko y'amahoro mu bo babwiriza, ahubwo ugasanga ni isoko y'akatuvayo mu itorero, bitewe n'uko ibyo babwiriza biri hehe ku rurimi gusa. Imana y'urukundo yaremye abantu bakunda ntabwo iri hehe, ntabwo iri mu mutima. Ubwo rero munyihanganire rwose nzabitindaho cyane. Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 13. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Ni icyerekana yuko intumwa y'Imana Paul yerekanye yuko Imana ishaka kutubona dusa na Kristo, turi abantu bashyitse badahindagurika. Kugira ngo tubigereho nuko Imana igomba kubituye muri twese. Ubwo noneho mutangira ibibazo byo kuvuga ngo umuntu yabigenza ate. Dore ko ari cyo kibazo kibaba hasi, n'umuntu yabigira ate. Nyamara igihe icyo kibazo mvuga ko ni ikibazo cy'ubutesi bwinshi cyane bibazwa mu bihe by'amahoro. Intumwa zirigisha ngo none abagabo bene data ngo tubigire dute mu gihe cy'amahoro. Nyamara bavuga ngo iyo amagara atewe hejuru buri wese agenda gute asamaye. Ubu aya magara aramutse atewe hejuru mukabona byakomeye, icyo gukora mwagenda gute mwakibwira. Imana rero iradushaka tugeze kuri uru rugero ruhanitse urwo Paul yavugaga. Turasoma mu byakozwe n'intumwa Abefeso ntabwo iyi mirongo tuyirangije, mwihangane tuyirangije tugere ku murongo wa 24.
reka yenda duhere kuri 20 kugira ngo igitekerezo cyumvikane. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Murabyumva? Imana ishaka ko twiyambura umuntu wa kera mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Kugira ngo mubwire yuko aba bantu bahabwa n'Imana umwuka w'ubwenge wo kwitegereza, akaba ari igihe cyiza cyo kuvuga n'igihe kitari icyo kugenda gute, kitari icyo kuvuga, akaba ari ijambo ndetse n'umwanya wo kugenda gute, wo kurivugamo. Ntapfe gukubita amagambo uko abibonye, kandi ntapfe kuvuga imvugo iyo ari yo yose uko ayumvise, bitewe n'uko kuri we afite ubwenge yavanye hehe ku Mana. Imana rero irashaka yuko duhinduka bashya ndetse mu mwuka w'iki w'ubwenge. Ibyo rero byashoboka ari uko tubanje kwiyambura umuntu wacu wa ryari wa kera. Aha ngaha rero abantu benshi barahishuka, Imana izabikora, sibyo? Imana izabikora. Bantu mwamaze kwihana mukabona ibyaha, ufite ibyiringiro n'amasezerano yo kubara ibyaha. Igikurikiraho noneho icya mbere gisa n'agakiza k'ubuntu. Igikurikiraho noneho ntabwo ari ubuntu, ntabyumva, ntabwo ari ubuntu, ahubwo ni imbuto ituruka ku ntambara. Murabyumva? Ni imbuto ituruka ku ntambara. Kuko nk'uko mwabibonye itegeko riri mu Kuva ni 28:8 ngo kandi banyubakira ubuturo bwera ngeze gute. Ese ari naniwe kubwiyubakira? Irashaka ko bagenda bati ko babwubaka. Tuzayagaruka hano somo rwose. Pawulo nawe ati ndashyizeho urufatiro rw'umwubakisha w'iki w'umuhanga, undi wese agenda gute yubaka. Ariko buri wese yirinda uko agenda gute. Murumva yuko iyo nshingano yo kubaka ari iyande. Bibiliya rero ivuga ngo mwiyambure, ntabwo ntegereje Mose ngo azaza agende gute, ariko icyo Imana izakora rwose icyo nta kintu. Ahubwo Imana iri muri za nteko zigeze gute, zitureberera, igomba kwegizamina imyifatire yacu ya buri munsi. Gutsindwa bandika hariya yatsindwa, ariko noneho turabona byose. Muramutse mumenye ibibazo bibareba, ntabwo mwati igihe cyanyu mu biganiro by'amajwi, ntabwo mwati ibihe byanyu mu mpaka zidafite icyo zungu. Niba umuntu akugisha impaka, mwihorere umusengere ariko birivuga. Uzasome mu gitabo cya Yuda ku murongo wa 24. Wo kugisha impaka umwihorere umusengere, ahari Imana izagende gute, izaguhe kwihana. Nta mwanya wo kujya impaka dufite bene data, mwabyumvise? Nta mwanya wo kujya impaka zitenya, dufite amatiku. Ugenda byumva ntabwo ugenda byumva ntibyumva gutyo urumva byakumarira iki? Ibyiza ubwo nuko waceceka, ufite ukunda byumva ukabifata ukabyongera kuko usanzwe ugenda gute. Byakugirira akamaro, byakubwira ngo nawe mbwira uko ubyumva, nawe ukabumbura abantu bagenda gute, ukababwira ugasanga mwapfuye ngo yanze kubyemera. Yanze kubyemera, ariko ntabwo twabiseka. Ibyo Satani akora arabizi, arabisobanura. Kugeza n'ubwo rwose bakubitamo igitekerezo ngo intambara ikomeye mutagenda gute, utayisoma. Buriya byarantangaje cyane. Jewe ikinyoma nka kiriya nabonaga kitabaho. None se mutayisoma uzayiha we, nakubaza ngo ibyo nasomye aha ngaha niba ubisomera ubisobanura, ntabwo uzayisoma. Hari umuhanga kujya akora ababyitaye ashishikaye.
umurongo wa 24. Makumyabiri na kane reka ndazire 23. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwe n'ukuri nk'uko Imana yagenze gute yabishaka. Nuko mwiyambure ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ahangaha ijambo ry'Imana rikavuga yuko Imana ishaka kutubona ari uko nguko tumeze, turi abantu bashya bahindutse bameze neza. Noneho turasoma ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 26. Makumyabiri na gatandatu ku murongo wa 18. Kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarizwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Murabyumva? Intumwa Pawulo Imana ngo imuhumura amaso kugira ngo ahumuke n'abagenda bahumura abandi bari mu cyanya cya Satani. Erega kare nabivugaga mukagira ngo ni amasomo gusa, kandi harimo isomo hano rijyaburanye rivuga. Hari abantu bari mu butware bwande bwa Satani, bari mu bwijima. Aha rero iyi ntumwa yahawe inshingano zo kubahumura, bababwira ijambo ry'Imana nabo bahumuke bahindura uruhande bari barimo. Uyu mugoroba Imana irashaka yuko uhindura uruhande wari urimo niba uri mu cyanya cya Satani. Noneho rero guhindura urwo ruhande binyura muri iki kintu cyo kubabarizwa ibyaha byabo. Mwabibonye, bahere ko babarizwa ibyaha byabo, baharanire n'abinjira no kugeza gute no kwizera Imana. Ni kubyumva? Imana rero iri iruhande rwa buri muntu wese, kandi ntabwo turi rwose nk'uko tubitekereza. Ntabwo dutegereje igihe runaka ngo habeho amahugurwa adasanzwe, ngo habeho ibintu bidasanzwe, isi yibirike ujya kuvoma amazi usanga yahindutse ukundi. Ahubwo umwuka w'Imana ari hafi yawe kugira ngo nubyemera ugakingura utangire urugendo rwo kugendana n'abana b'Imana bejejwe no kwizera Imana. Isomo risoza Ezekiyeli 3:7. Ezekiyeli 3:7. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Titire ihari iravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza ku kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza, mwana w'umuntu, ndetse aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. N'umuhanuzi arabireba rwose biramurenga, ntashije avuga ati, Mwami Uwiteka ni wowe ugenje gute? Ni wowe ubizi. Nimugera nko ku murongo wa 11 muzasanga aya magufwa ngo ari ishyanga rya Isirayeli Imana yagendaga gute yavugaga, kugeza ubwo bageze aho n'umuhanuzi areba akibaza niba basubira kuba bazima. Biramurenga avuga ati, ibyo bintu ku bwanjye ndebye mbona bitagenze gute bitashoboka. Ati, Mwami Nyagasani ni wowe ugenje gute? Ni wowe ubizi. Nyamara kandi dushobora gusoreza mu rwa 2 rw'Abakorinto,
kugira iyo shusho y'Imana, kuremwa bundi bushya. Imana yaramutse ikubajije ngo ese mwana w'umuntu urabona wasubiza nka Hezekiya. Nyamara hari ikindi Bibiliya ivuga hano ngira ngo dutekerezeho neza. Abakorinto Safari mu rwa kabiri mureke maze mbirebe. 17 ku murongo wa 26. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu b'amoko ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikurikiranwa uko yategetse, ibagabaniriza ahantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakaza, kandi koko iri kure y'umuntu wese muri twe. Icyo nshaka ko dutekerezaho cyane ni ahangaha umurongo utangirira. Ese yashoboye kuzuza isi yose abantu bavuye mu muntu umwe, ese yananirwa kongera kukurema ukaba umuntu muzima? Imana rero ifite ububasha burenze uko tubitekereza. Tuyizere gusa, tuyishyiremo icyizere, yo ubwayo irabibasha. Ishobora kongera kuturema tukaba abantu bazima, ndetse tukagera ku rwego rw'aho tuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyane cya Kristo. Ariho twavuga ngo tuvutse ubwa kabiri, cyangwa se yenda dusohoye mu munsi wera w'iki w'Imana. Turuhutse iki? Imirimo yacu yose, kuko Imana iba yicaye mu bitekerezo byacu, imeze nk'ingabo idukingira. Intambara zose zirangira rwose zitiriwe zituvuna, bitewe n'uko Imana iri hehe? Yicaye muri twese. Imana idufashe kandi mwumve neza yuko ari inshingano zacu, cyane ko nk'uko birivuga yuko utabyaho ubwa kabiri atazagenda gute? Atazaraga ubwami bw'Imana. Imana idufashe rero kwita ku nshingano zacu, kandi twite kubitureba mu buryo bwihuse, ducunguza uburyo umwete. Ibyo mbasabira n'isabira mu izina rya Yesu.